Arsenal rigani nago ari we nagari bukagiye kongera amasezerano gusa wagiye ukunda kubigaruka uravuga uti ubundi kera Arsenal yabaga imaze kumurika umukinnyi bagahita bamutwara atariko ubu ngubu nta mukinnyi ugipfa kuva muri Arsenal umukinnyi mwiza wese bamwongera amasezerano aho kugira ngo bamugurishe ahubwo noneho nkaho nkubidahagije ukabona Arsenal iguze n'abandi ni ikimenyetso wagiye ugukunda garuka bavuga yuko mu by'ukuri ari ikimenyetso simusiga yuko Arsenal yahindutse ndetse isigaye ishaka gutwara ibikombe mu buryo budasubirwaho kubera yuko igenda ibigaragaza ibimenyetso igenda ikora cyane. Buri muntu wese arabizi yuko iyo ufite umukozi mwiza ukora ibishoboka byose ukamugumana ndetse byaba ngombwa ukamwongerera umushahara cyangwa se ibyo yifuza kugira ngo mugumane. Arsenal nayo rero nk'ikipe ni ikigo cy'ubucuruzi nubwo ari ikipe y'umupira w'amaguru ntabwo yaba ifite umukozi mwiza nka Bukayo Saka ngo yange kumugumana. Ageze mu myaka 2 ya nyuma y'amasezerano kuko yafite azasoza 2027 mu kwezi kwa gatandatu. Babitekereje rero kare kugira ngo batazisanga muri wa mwaka wa nyuma aho Bukayo ashobora kwisanga hari andi makipe yatangiye kumwegera akaba yamuha wenda ibirenze ibya Arsenal yamuha. Niko kumusaba ko bijyanye n'akazi keza yakoze umwaka ushize aho yatsinze ibitego 12 atanga imipira iva mibitego igera kuri 14 ruvuyanga muri match 37 yakinnye muri sezo yose. Wibuke ko yagizemo n'ibibazo by'imvune uterenyeje rero ibikombe byose bakinnye Champions League, Champions ndetse na za FA Cup. Muri match 37 yashoboye kuboneka mu kibuga yagize uruhare mu bitego 26. Ni imibare myiza ishimishije ariko kandi ni n'umukinnyi ubona yuko ku ruhande rwa Arsenal cyangwa se mu miyoborere yabo banashima n'imyitwarire ye bakanamubara nk'umwe mu bastar ikipe ya Arsenal ifite cyangwa se abakinnyi ngenderwaho. Kimwe rero mu bintu bashaka kubikorera icyambere bagerageje kubikora mu byiciro bitandukanye cyangwa se kwasesinga impamvu zo kumwongerera amasezerano. Iyambere ni cyo nari merewe cyitwa kumushimira akazi keza yakoze mu kibuga. No kuvuga ngo niba uri umukinnyi w'umupira w'amaguru ukina usatira haba hari imibare kuvugira rero nari maze kugarukaho. Icyo nicyo cyambere barebye. Icya kabiri ni ukureba ahazaza ikipe ya Arsenal, building for the future. Ese ikipe ya Arsenal abakinnyi beza dufite bakiri bato bakina imyaka myinshi mu ikipe yacu badufasha gutwara ibikombe uyu mwaka ndetse no mu yindi myaka ni bande? Niho wagiye ugaruka rero ku bandi bakinnyi bagiye bongererwa amasezerano hazamo no kureba ngo uyu mukinnyi afite imyaka ingahe. Ese twamuha tumufite imyaka 5 se tumuha andi masezerano yayo yaba akeneye umukinnyi mwiza ukurikije imyaka afite, ukurikije imbaraga afite, ukurikije ubushobozi bwe. So aha mu bijyanye na future cyangwa se no mu kureba ahazaza ha ekipe n'umwe mu bakinnyi bakiri bato kandi bari ku rwego rwiza cyane mu buryo bw'imikinire. Birahura rero n'abakinnyi barimo ba William Saliba, ba Gabriel Magalhaes n'abandi bakinnyi Arsenal nk'uko yagiye bigaruka yagiye propose ama deals kugira ngo barebe ukuntu batazatakaza icyo kintu nyine cyo kugira ubwiza bw'abakinnyi babo beza. Icya gatatu ni statement, ni nacyo wigeze gutangiriraho. Iyo abantu bashaka kubona ubuseriye bwawe uburyo ibintu koko ubihagazemo ukomeje babibonera mu byemezo ufata. Niba uvuga kuri ikipe ikomeye ishaka Champions League, ishaka champion, none se wareka abakinnyi beza bawe nka Saliba Real Madrid kamutwara, Bukayo wenda Barca kamutwara, none se ubwo wazahora wubaka wowe wubaka ibyo wubatse byamara imyaka 5 ukabisenya ukubaka ibindi bishya? Ibyo nabyo abantu bavuga ati ikipe rero ni za zindi bita selling club, niko za Dortmund zimeze. Na makipe ya naho nikora, ariko iri ikipe ikomeye ushaka kugaragara nk'ikipe nyine y'ubukombe itinyitse n'izindi ahubwo zigomba kwikanga ko waziguramo izo zikomeye, ubanza kugumana beza bawe bakagufasha gukurura abandi beza. Ni nayo mpamvu urebye muri iki gihe gishize Arsenal iri kugura abakinnyi mu yandi makipe asa n'aho akomeye kandi ikabagora rwose ubona n'abakinnyi ari gutanga umusaruro. Nk'ubu yarwaniye Victor akora n'andi makipe akomeye birangira imutwaye. Arsenal ifata umusore Declan Rice muri West Ham, yari umusore wamaze kuba league proven player wagaragaje ubushobozi mu Bwongereza, babasha kumuzana. Arsenal nutekereze yuko byari byoroshye gupfa kuzana umusore nka Carafiero yaragize imikino myiza ya Euro muri ekipe y'Ubutaliyani. Hari andi makipe yashoboraga kwifuza umukinnyi nk'uri Zubimendi kumusohora muri Espagne mu ikipe ya Real Sociedad bakamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza ari umusore wamagarwa muri National. Ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye, ariko se ibyo wabikora badafite abandi beza baza basanga?
ntabwo byakunda. Ni message rero yo kuvuga ngo abo naguze nzaza no gushaka abandi beza cyane ahubwo umwaka utaha kuko n'abanjye nari nsanganwe beza nabongereye amasezerano. So navuga yuko iyi kipe inafite naho ihuriye n'u Rwanda ya Arsenal. Murabizi ko turi kumwe muri gahunda ya Visit Rwanda, yewe bimwe mu bintu bikomeye binabera hano iwanyu rwose, muniha amashyi hano i Musanze. Murabizi ko ariho hari parike, murabizi neza yuko abashyitsi bakunze kuza kuyitira ingagi amazina, mwongere mwiha amashyi. Urumva yuko zangagi murinda hari umumaro zifitiye igihugu, ariko hari n'icyo na Arsenal ibyungukiramo. Murakoze cyane. Ngira ngo ejo bundi nabonye Axel, nabonye akantu kuri TikTok kuko umufana wa Arsenal wari uri arimo kuganiriza Andre Berta muri Tano, amubwira ati ngo warakoze Berta, wahinduye ubuzima bwanjye. Ashaka kuvuga yuko mu by'ukuri ngira ngo asigaye ajya mu bandi bafana akagira ijambo, nicyo ashaka kuvuga. Ariko uyu mugabo bita Berta afite uruhare runini cyane muri iri sinyishwa ry'abakinnyi ba Arsenal bashyashya, ndetse nabo barimo kongerera amasezerano. Berta nawe afite ikintu avuze cyane, niba twana n'igikombe bashobora kuzamushimira. Ngira ngo ni umugabo ukomeye cyane, ucishijemo ijisho mu bakinnyi ba ekipe ya Arsenal, nibyo rigane komozagaho, ndetse na Iberi ukagenda ureba bamwe mu bakinnyi bakomeye ndetse n'igihe kontra zabo zizarangirira. Harimo ibyiciro bigera nko muri 2 cyangwa se 3. Urebye nk'abakinnyi bafite kontra zizarangira cyangwa se amasezerano yabo azarangira mu mwaka wa 2030, harimo umukinnyi witwa Christian Mosquera, hakaza Saliba, hakaza Zubimendi Martin, hakaza Victor Gyökeres, Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly na Noni Madudu. Abangaba kontra zabo cyangwa amasezerano bazarangira muri 2030. Hanyuma hari ikindi cy'abakinnyi bongera amasezerano azarangira muri 2029, harimo nka myugariro ukomeye cyane maze iminsi ubafasha Gabriel Magalhaes, akaza Ebereti Edze. Uyu nguyu we hari na option yo kumwongerera bikaba byageza muri 2030, ndetse na Ricardo Carafiori. Aba batatu bose amasezerano yabo ni muri 2029. Ariko noneho hakaza n'icyiciro cy'abamaze kongera amasezerano azageza muri 2028. Ahangana niho dusangamo Declan Rice, hakaza Ben White, hakaza Martin Odegaard, hakaza Kai Havertz, Julian Timber, David De Raya muzamu wabo ukomeye cyane, Mikel Merino ndetse na Kepa Arrizabalaga. Aba amasezerano bazageza muri 2028. Urebye rero aya amadil mu by'ukuri Arsenal iri gukora, wanareba n'impuzandengo y'imyaka yabo nk'uko rigana yabyibazaga mu kanya gatoya cyane, n'abasore kubera ko ni 25. Biragaragara ko iyi projet sportif equipe ya Arsenal mu by'ukuri itanga ikize kugeza kuri ubu. Yavuze ati nibyo, ati mbambaza Berta, atariko ntekereza ko urwego biriho ni ikintu ngo cyambere cyo kwishimira kuba aba basore bemeye kongera amasezerano, bakavuga ko bari abakinnyi beza yifuza kuko baguma muri equipe baracyari bato. Timbe ku myaka 24, Bukayo 24, akavuga ko ari abakinnyi b'ingenzi, ndetse anavuze ko hari n'abandi baza gukurikiraho izo n'izi muri Arsenal. Ubwo bijyanira nayo yavuze ko umukinnyi we mwiza kuri we ngo yari afite muri pre-season, akavuga ati biranababaje kubona yaragize imvune yigaruka, ati ni Ben White. Yavuze ati nkumbuye ibihe bye byiza, dukumbuye services ze mu ikipe ya Arsenal, ukitwa Ben White. Yanavuze ko Bukayo Saka nako William Saliba dari ku munsi w'ejo we na Martinelli bagize ibibazo ntibahari kwera imvune, ariko cyane ikindi cyiza cyo kwishimira ni biri positive hagati ya Bukayo Saka na Julian Timber ndetse na Declan Rice. Urebye politike ya Arsenal navuga ko ihamye kandi hamije ibirindiro cyane cyane mu gutunga abakinnyi bayo beza no kubagumana no kubongereramo abandi, kuko bifuza ko ekipe yabo yagira ikibyara. Uranabibona ko bageze igihe cyuko ubu ngubu nta mukinnyi ushaka gusohoka muri iyo projet, kandi urabireba ko nta burangare buhari mu gice cya management y'ikipe ya Arsenal. Igihe cyanya cyo kongera abakinnyi b'amasezerano baracyubahiriza, ibiganiro bihuza uruhande rwongera amasezerano n'urwifuza ko rwongererwa amasezerano
ibiganiro byabo biroroha kubera ko hari aho uhera ukavuga uti uyu mukinnyi icyo ari gusaba kirajyanye kuko n'icyo atanga. So nibaza yuko rero iyi management ya Arsenal ibifite neza kandi buriya biranoroha ibyo biganiro iyo ikipe iri mu bihe byiza. Tugeze muri cya gihe rwose ushobora nko gushaka igihe Arsenal iheruka gutsindwa ukumva ntubyibuka. Akuribaza ko turi mu kwezi kwa 10 tugiye gutangira kwa 11 Arsenal iheruka gutsindwa muri shampiyona mu kwezi kwa 8 shampiyona itangiye. Itsindwa n'ikipe ya Liverpool. Abo bakinnyi rero ahubwo abandi beza babifuza kuza basanga babandi n'abandi beza bifuza kuba bahaguma. Urakibona cyane ko kuri Arsenal ni igice kinini washimiraho cyane cyane management cyangwa se abafite mu nshingano kureberera iyi ekipe no kuyiba hafi niko navuga. Surtout kugenda none ko umutoza wabigiye bamuhaye yagikoresheje neza kumwongerera sporting director ufite experience ufite byinshi amurusha cyane yaba muri negotiation umugabo ukomeye cyane Andrea Berita. Wareba kandi n'ubushake bw'abanyamerika bafite ikipe ya Arsenal ukabona ko bifuza gukora Arsenal igihe kirekire kandi ikomeye. Ubona ko currently ikipe ya Arsenal urwego igezeho ni ekipe buri mukinnyi wese uri muri squad n'umukinnyi bifuza kuba bagumana. Hari abakinnyi babanzamo bari ku rwego bifuza, hari n'abakinnyi basimbura nabo bari ku rwego bifuza. Uyu munsi sinzi ko byakorohera kujya gusaba Mosquera, sinzi ko byakorohera kujya gusaba Hinkapi, sinzi ko byakorohera gusaba Lewis Kelly cyangwa se Calafiori. Donc abakinnyi bose none uyu munsi bafite na abakinnyi ubona ko buri wese afite inshingano ze kandi agomba kwakira. Icyabaho ni cyagiye cyo kuvuga ngo noneho dusigaranye abakinnyi barimo bararwana no kubona igihe. Bati ngendi muto afite imyaka 22 ndi Mosquera, biragaragara ko uyu nguyu ntazamusimbura ku myaka 23 24 reka nshaka hoye kugira ngo nongere igihe cyo gukina. Akwa kuri twabonye Julian Alvarez ataruka equipe yifuza kuba yamurekura nkuko yarekuye Tomiyasu. Ataruka equipe yifuza kuko mu myaka ishize Arsenal yabagifite abakinnyi ubibona ko irimo irubaka ntiragera ishaka kugera. Hari abakinnyi baza kugira ngo batwaze abandi ariko bigaragara ko mu hazaza bazahakora. Bibuka bakora signings za Bazichenko za ba Gabriel Jesus, abakinnyi nk'abo ngabo nari mvuze ba Tomiyasu Takehiro n'abakinnyi bagiye biyinjira ariko ubibona ko sibo bazaramba nuko aribo bakinnyi bagomba kuba baraho ngaho. So rero kuri Ryan Timber wongeyeho nyine n'izo mvune za Ben White bigaragara ko umwanya we kuri nimero 2 yarafashe until the day Ben White azagaruka agatanga impamvu zo kusubirana. Ni umukinnyi mwiza urimo nanatsinda ibitego muto. Kuri Bukayo Saka ni umukinnyi nawe nanavuga ngo by'umwihariko we afite umwihariko udafitwe n'abandi bakinnyi bose muri Arsenal kuko ni umukinnyi wa academy. Umunsi niwe ndumva ariwe mukinnyi bafite hariho muri academy usigayemo wazamukiyemo hariya uretse wenda nka Martinez wajemo nyuma nawe muri academy ariko uyu niwe mukinnyi uyu munsi bafite berekana ba presenting mu bijyanye iyo bagiye kuvuga academy ka equipe ya Arsenal. Rero bagomba kurwana kugira ngo bakore ibishoboka byose babone abo bakinnyi bagende bongera amasezerano. Deal ya Saliba yararangiye, bamaze kumwanansa abangaba nibo bakurikiyeho n'abandi bakaza kandi ubona ko Arsenal sofa barimo barabyitwaramo neza. Uyu mugabo witwa Andrea Berita ni umugabo nuzi kureba priority cyane kuko mu buryo yasinyishije Eze n'uburyo yasinyishije Hinkapi n'abakinnyi n'ubundi ubona ko bari baratekereje mu buryo buri wese aziroreye ko bati niba bikunze noneho reka duhite dusinyisha abandi dufite kuri list aho kujya tujye gushakisha abandi bari aho ngaho n'ubundi mwaka utabazasubira kugura babandi. So mbona rero ko bari muri a very good direction so far. Ubwo ni ibyo ngibyo muri Arsenal kuko urebye nk'amafaranga ba Declan Rice bahembwa ni menshi 240. Biravuga ko bari kurwana no kugira ngo bajye niba bifuza gutwara Premier League baramutse banatwaye Premier League bazatwara Premier League barabongera amasezerano nicyo kirimo kugira ngo byibuze batazabagora cyane batazangera kujya kubagora kuko buryo umukinnyi wamaze gutwara ibikombe agaciro ke kaba kazamutse cyane. Kuko ikipe rega ni ikipe ya kabiri te payroll iri hejuru muri Premier League nyuma ya Man City cyane kuko urebye range barimo ni kuva kuri 300 kuko uwa mbere ni Kayaveto 280 ariko urebye abandi benshi 220 240 ushobora gusanga bafite abakinnyi 15 bari hejuru y'ibihumbi 200. So bakavuga ati rero byibuze uwanyuma tugomba gufungiraho ni Declan Rice
kuri ku bihumbi 300 afite ibihumbi 300 yatwongere kugeza 2031 uravuga ati byibuze yazaba yujuje imyaka 30 yazaba yujuje imyaka 30 ko afite imyaka 30 rero niyo yagenda icyo gihe so urumva bguhaye indi myaka 5 umufite ikindi gihe cy'imyaka 5 biba byoroshye so bona harimo no kuvuga erega uretse n'icyo niyo bafayiringa nibatwara igikombe urumva byanze bikunze ari impinduka zibamo either we n'umutoza akaba yakwirukanwa akaza undi akenshi hari abakinnyi cyangwa se niyo yahaguma ariko bakavuga ati turabigerageje kenshi pe mureke tujye kugeragereza ahandi ibintu biratunaniye biranze icyo nacyo baba bagomba kugitekereza ariko uko yabivuga asigaje imyaka 2 cyangwa umwe ku masezerano siko yabivuga afite imyaka 5. Tunyarukire mu ikipe ya Chelsea Iberi nabonye wa musore bari barasinyishije bita Delap nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune yongeye kugaruka mu ikipe ya Chelsea bari bamaze iminsi nabo batitwara neza ashokoza kongera kubafasha. Yego Delap rero nyuma yuko asinyiye ikipe ya Chelsea ava mu ikipe ya Ipswich Town nibwo ari ikipe yari imanutse ariko yari afite imibare myiza yamuvugiraga urebye ibitego rero yatsinze ibitego birenga 10 n'amasite 5 bituma rero ikipe ya Chelsea imugura ngira ngo abantu baranamubonye mu gikombe cy'isi cy'amaklub cyabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika yanakinyemo yewe imikino 3 niyo mikino amaze gukinira Chelsea ahita avunika rero yaramaze igihe mu mvune igihe kigera ku mezi 2 yose ikipe ya Chelsea yatangiye championnat itamufite wenda yagize amahirwe ko yari yabitekereje mbere ko Delap wenyine adahagije bari babanje kuzana Pedro ngira ngo nawe n'umukinnyi ubafashe muri iminsi mu gihe Delap atarahari ngira ngo rero yamaze kugaruka mu myitozo rwose baranavuga ko nta gihindutse agomba kugaragara mu mukino Chelsea igomba gukinamo n'ikipe ya Wolves n'umukinnyi mwiza ufite formation yo muri Academy ya Manchester City abantu baramuzi kari no muhungu wa Rory Delap wahoze ukina muri Premier League mu ikipe ya Stoke City birumvikana rero ubwo tugiye kubona ko umutoza Enzo Maresca araza kuba afite ama option menshi mu gice cy'ubusatirizi muri iyi minsi yari afite Joao Pedro wenyine igihe wenda yaba atameze neza atari gutanga umusaruro ugasanga ntabwo afite backup cyangwa se shuwa ya kabiri mu kinya yashyiramo ku kijyanye no kuba afite mu pointer wa kabiri ubwo rero Delap kumubona n'indi nyongera nziza anasanze Chelsea umuntu yavuga ko idahagaze neza cyane kuko murabizi ko Chelsea yatakaje umukino muri weekend batsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya Sunderland hazamo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo ese uko tudafite babakinnyi bacu bose badahari kuba bamubonye rero azanagaragara kuri Wolves ni ikintu umuntu yavuga ko giye gufasha Enzo Maresca gukomeza kwirukanka n'ubundi ku gikombe cya champion yifuza kwegukana. Rega ni Chelsea bayishinje kugura umuhisi n'umugenzi mu myaka hafi nk'itatu ishize ariko hari statement umaze iminsi uko ruvuga uti icyo nababwira ni kimwe iyi Chelsea muyitondere mu myaka 2 iri imbere 3 iri imbere izaba ari ekipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi ndagira ngo wongere ubibwire abantu n'abari aha ngaha i Busogo iyo uvuga gutyo ubishingira kuki n'ubu ngubu uyu mwaka yatanze ibimenyetso ngira ngo abantu bamenye igikombe cy'isi cy'amaklub cyabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika cyagukanwa n'ikipe ya Chelsea itsinze Champion d'Europe Paris Saint-Germain ibitego 3-0 buriya n'ubutumwa iriya yari message yo kwereka abantu icyo aba basore bashobora kuzaba cyo mu gihe kiri imbere ikindi nuko iyi kipe ya Chelsea ugerageje kureba kimwe mu bintu umutoza wayo yagarutse Enzo Maresca yaravuze ati kuba bakira abana kimwe mu bibagora nuko baba bakora imikino myinshi batsinda consistency guhozaho kandi wabyumva kubera yuko baracyafite impuzanengo y'imyaka iri hasi cyane baracyabura experience no kuvuga ngo ni ikipe akirwana no kubaka nawe watekereza Arsenal tuvuga iri kwitwara neza kuri ubu no mushinga Arteta yatangiye 2019 ubu turi 2025 bageze hafi mu mwaka wa 6 ari gukora kuri projet imwe itarabasha gutwara igikombe ariko byibura igeze ahantu ubu dushobora kuvuga ngo Arsenal uyu mwaka wabo wayo n'indi kipe rero nka Chelsea nayo abantu bakwiye kumva yuko kugura ni kimwe ariko kubaka ekipe ni ikindi ni ibice bibiri bitandukana ni nko kuvuga ngo naguza abakinnyi beza barahari ariko se bisaba iki kugira ngo mbakuremo ikipe noneho kuko nyine naguraga umwe hari ibintu byinshi bituma abantu badahita ba ekipe mu buryo bworoshye ikomeye icyambere uburyo bw'imikinire butandukanye bisaba yuko bamenyereza aricyo kintu ujya wumva abantu bavuga ngo abakinnyi bamaze kwakira filozofi y'umutoza ujya wumva abantu bavuga ngo umutoza burya atekerezamo burya atozamo hari abantu batarabimenyera ngo hari umukino utarahuje n'umutoza hari imikino imwe ibagora wenda bagakina ukabona
nk'uko tuvuga Arsenal muri iki gihe tuyitangaho urugero uti kuki Arsenal ibasha gutsinda imipira myinshi y'imiterekano nubwo bwumvane nuko kumenyerana ni automatisme nubwo buryo ikipe yamaze kubyitoza ikabyitoza se zimwe ya kabiri ya gatatu bikageraho no bikaba umuco no bigaflowinga bikoroha nk'uko ubona aya mazi ari gutemba hano imvura iri kugwa aya ntiwayatangira ntacyo wakora ngo yahagarike ni nako n'ikipe yamaze kumenyerana yamaze kubimwe ni nako biyorohera gukora ibintu yishakira inzira nyine ibisubizo biroroha kubyibonera ariko ku ikipe itari yamenyerana nka Chelsea ikirimo n'abakinnyi bato bataragira experience umwanya wo gukora amakosa ariko bayigiramo kugira ngo bamenyere icyo tugomba kukibaha uwo mwanya tugomba kubaha ariko tugomba kwibaza ikibazo ese abantu duha umwanya akazi bagiye gukora ubundi baragashoboye icyo nicyo wibaza yaguze abakinnyi beza nubwo ari bato ni beza icyo nicyo wibaza kuko babaye ari bato ariko atari beza n'ubundi ntibazashobora gukora ikipe ikomeye kuko n'ubundi niba bagiye gukina atari abahanga cyangwa se batazi umupira n'ubundi ntibatsinda icyiza bo rero ni abakinnyi bato ariko beza bisaba kumenyereza banagize n'ibibazo uyu mwaka bavunikishije Kole Pama umwe mu bakinnyi bagenderaho no mu mutoza wa Chelsea yahoze avuga yuko agifite ibyumweru 6 hanze bagize amahirwe bagaruye Delap ariko nanone aje nanone asanga wo Pedro agomba guhindurirwa umwanya agakina ku 10 kubera imvune ya Kole Pama aha ariyo baza kugera Kole Pama bakafite na rutayizamu wabo uri wa Pedro ku 9 ko niwe ngenderwaho byakabaye bituma ubusatirize bwabo bukora neza kurushaho ikindi kizakoreka ko Chelsea ari abana bagifite amakosa bakora menshi na amakarita y'umutuku ya hato na hato adasiba kuboneka kuri iyi ekipe bivuga ngo na ya discipline yo mu kibuga kwa kwitwararika kwa kujera iminota kwa kujana ama emotion ko buri Axel amakarita kenshi aza kwera kutamanaginga situation ama emotion amaranga mutima wenda umukenya kubwiye nabi uramusubije wari ufite ikarita y'umuhondo ntubashije kubijera ngwene ko ariko kuguprovoka wenda communication itagenze neza mugenzi wawe ntiyakubwiye ati aho kugira ngo umukorere ikosa wenda umutere tackle reka ndamukontrola ndamureba neza ugasanga wenda uramuteze wari ufite indi karita y'umuhondo bagwaye ya kabiri utuntu nk'utwo kurwana utuntu nk'utwo nyine tugenda tugaragara ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea ariko nicyo umutoza bamaze nubwo ari bato nubwo bakora ayo makosa nubwo haboneka n'izo mvune hamwe n'ibyo hari ikiza cyo kwishimira byibura iyo tara irahari igihe bizamufata sinzi gishobora kuba kigufi cyangwa kirekire ashobora no kuba atari nawe uzarangiza uyu mushinga ariko uko Chelsea abakinnyi bayo bameze bikubiye mu magambo 3 magufi dusoza muri yaravuze ngo ushaka kureba ikipe ikomeye amakipe y'ibihugu nahamagara ujye ureba wibaze ngo aba bakinnyi bahamagawe si where they play jye ureba aho bakina n'abakinnyi b'ibihugu bikomeye mu mupira n'abanyabrazil n'abargentine n'ab'ubwongereza n'ab'ubufaransa n'ab'ubudage n'ab'ububirigi n'ab'ubuholandi n'abazayirirwe bya bihugu tuzi bikomeye mu mupira Chelsea ifitemo izo ntoranwa z'abakinnyi bato beza muri ibyo bihugu si if they play jya ureba niba iyo bahamagawe banakina se Chelsea ifitemo abakinnyi wakubakiraho ukavuga ngo hari ingenderwaho mu bihugu byabo yego turabazi barahari bakukurira muri Espagne batwara Zahero bari muri equipe nationale ba Enzo Fernandez batwaye ibikombe by'isi bakira abana bakaisedo n'ingenderwa mu bihugu byabo Kole Pama mu Bwongereza asigaye akina ba Joao Pedro barahamagarwa muri Brazil ba Neto babanza muri za Portugal none ukavuga ngo see how they play reba niba banakina ese bwo bakina bate urwego rwabo nivo yabo n'abakinnyi bazima bari ku rwego rwiza yego so fondation cyangwa umusingi urufatiro rurahari igisigaye no kugenda bongeramo experience uko barushaho gukura n'abatoya cyane murimo bagiwe n'abandi na Bastevo barushaho gukura ndetse nkanavuga yuko hamwe wenda n'abandi bazongeramo bafite experience ku isoko mu myaka iri imbere izaba ikipe nziza yatwara ibikombe